icumi ishize ibyo twakoraga byarahindutse tugenda twivugurura umunsi ku wundi. N'ubu ngubu dufite ibyo tuvugurura kugira ngo umutekano mu muhanda urusheho kugenda neza. Ikintu cya mbere nababwira abamotari mugomba kumenya, twari tubizi ko mumaze iminsi mutishimiye ya minsi 3 ya contravention, twayigize iminsi 30. Hari bagenzi banyu batanze ubutumwa bwageze kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yadutumye ngo iminsi baye 30. Nibyo bwo butumwa twabazaniye. Ubutumwa bwa kabiri yatubwiye atari kuko mbahaye iminsi 30 yo kujya mutegura kwishyura contravention, namwe mukore ku buryo ahubwo hatabaho contravention. Sibyo se? Mutware neza mu muhanda. Hari bagenzi banyu rimwe na rimwe bitwara bidakwiye, dukeka yuko ruko baba bataragira experience yagije. Ubu ngubu twashyizeho n'uburyo nabwo tubitegetswe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twashyizeho uburyo bwo gusuzuma no gukurikirana buri muntu ku giti cye. Buri muntu azajya ahabwa amanota, agira amanota meza bitewe n'imyitwarire mu muhanda, cyangwa agira amanota agenda agabanuka bitewe n'imyitwarire mibi. Bizajya biba ku mwaka umwe ukorere ku manota 15, nugera munsi y'amanota 7, polisi natwe n'ubuyobozi twegerane tuganire nawe tutari kuba kwivugura. Numanuka kurushaho perimetero tuyifashe tuyigusubiza umwaka wundi utangiye. Sibyo? Icyo bizafasha ni iki? Twajyaga tuvuga natwe rege twajyaga twibesha ngo abamotari batwara nabi, kandi ntabwo ari abamotari bose. Hari igihe usanga ari umumotari umwe cyangwa se 2 cyangwa 3. Ubwo buryo bushya rero buzatuma tumenya motari witwa kanaka niwe wenyine ufite ikibazo cy'imitwarire mibi, ahubwo tumujyane mu bahugurwa. Motari we! Motari we! Iyo mwakoraga amakosa mwahangayikaga ngo iminsi 3 irabashiranye, siko yababwiye? None nyakubahwa Perezida yatubwiye ngo tuze tubabwire ko mu mategeko mashya ariho aravugururwa. Mu mategeko mwabonye yanyuze no mu nama y'Abaminisitiri akazakomeza ajya mu nteko, hatanzwe igitekerezo gishyirwa muri uwo mushinga w'itegeko ko iminsi iba 30 ku muntu ufite contravention. Ibyo si byiza se? Ukuvuga ngo mu gihe gito iryo tegeko nirimara kunyura mu nteko nabo bakabyemeza, nkaho mvugiye aha, icyo nababwiye abapolisi ni uko mu gihe tugitegereje iri tegeko batangira kujya mu njyana yaryo. Murabyumva? Abapolisi batangire kujya mu njyana y'aho tuganisha, y'icyerekezo igihugu kiganishamo abamotari n'abandi batwara ibinyabiziga. Muranyumvise? Iminsi 30 ni kuganishamo abamotari n'abandi batwara ibinyabiziga. Muranyumvise? Iminsi 30 nigera utarakemura ikibazo cya contravention, nibwo hazatangira kugira ibyiyongeraho, ariko Minisitiri
ko uzaba witwaye neza kubera ya mavugururwa yandi mu cyongereza bayita merit and demerit system. Merit murabyumvishe rero iri ryari ijwi rya SP Namuhoranye umukuru wa polisi. Ubwo rero yari ari mu nama n'abamotari arimo avuga mu ijwi rya nyakubahwa perezida wa repubulika kuko yari yabatumye. Nibwo nyine yatangiye avuga ngo bantumye ngo cyangwa se badutumye ngo tubabwire ko ibibazo mwatangaje byumvikanye. Mu by'ukuri abamotari bamaze igihe kinini barekarama bavuga ko bakwa konterivasiyo, bandikirwa konterivasiyo ndetse kubishyuza akaba ari mu minsi 3. Murumva ko byari bigoranye kandi nyuma y'iminsi 3 byikubaga. Ubwo rero abamotari nyuma yo kurekarama cyane cyangwa se bavuga basaba perezida, nyakubahwa perezida wa repubulika ko yabarenganura, nibwo nyakubahwa nyine murabizi ko perezida wacu atajya arenganya umuturage, rwose yita ku muturage cyane kurenza abandi bantu ashobora kwitaho. Nibwo rero yatangaje mu magambo ye yohereza uyu SP Namuhoranye ko umukuru wa polisi y'u Rwanda ko abamotari bagomba kurenganurwa ndetse iyo konterivasiyo ikajya yishyurwa mu gihe cy'ukwezi aho kuba iminsi 3. Nibwo mwumvise ko abamotari bakomye amashyi cyane ndetse bafite n'umunezero mwinshi w'ibyo nyakubahwa perezida Paul Kagame yabakoreye. Numva rero byari amarira, abamotari bahoraga bavuga bati tuzarya gute, tuzabaho gute, ko bihenze, ku buzima bugoye bwo kuba umumotari. Ubwo yaganiraga n'umunyamakuru Scovia, SP Rutikanga Boniface Afande, nibwo yamubwiye uburyo bahinduye imikorere mu muhanda, ko uburyo bwo gukoresha abapolisi gusa mu muhanda mu buryo bwo kubungabunga umutekano bitagikunda gusa, ahubwo ko bahisemo gukoresha n'ibindi bikoresho bishobora kubafasha kubungabunga umutekano mu muhanda ndetse n'ituze mu muhanda. Rero ubwo yaganiraga na Scovia Rutikanga Boniface, nibwo yavuze ko abamotari bahora barekarama cyane bavuga ko barenganywa, ariko mu by'ukuri nubwo barenganywa mu muhanda hari drone zishinzwe kureba ndetse no gufotora. Ko impamvu bashyizemo izi drone ari uko ibinyabiziga biri mu muhanda ni byinshi, siritu nko mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali yavuze ko harimo ibinyabiziga byose biri mu Rwanda ari 80% nibura biri muri Kigali, kandi mubona koko imodoka zigenda muri Kigali ukuntu aba ari nyinshi ndetse na moto. Ndetse yavuze ko mu mwaka ushize ubwo hakorwaga ibarura habonetse moto ibihumbi 184. Numva ko muri Kigali hakozwe ibarura hasanga hari ibihumbi 184 by'abamotari, kandi muri ibyo bihumbi 184 by'abamotari biri mu Rwanda harimo 80%. Mumva ko ni hafi ibihumbi 150 by'abamotari biri hehe muri Kigali. Mumva ko abamotari ni benshi, buryo kugira ngo ubungabunge umutekano wabo bisaba gukoresha ubundi buryo, bitari ukuvuga ngo ni abapolisi gusa bo mu muhanda, ahubwo bisaba gukoresha n'irindi koranabuhanga. Nibwo Boniface Rutikanga yatangaje aravuga ati twahisemo gukoresha ikoranabuhanga kuko igihe tugezemo ni igihe cy'ikoranabuhanga, kandi niryo rishobora gufasha abantu ndetse rikihutisha ndetse n'iterambere n'imikorere ikoroha, ndetse no kubungabunga umutekano mu muhanda bikaba byashoboka ku buryo bitabangamira buri umwe. Abamotari rero bamaze igihe berekana umubabaro wabo, akaba ari nayo mpamvu umunyamakuru Scovia ariyo mpamvu yari yatumiye uyu mupolisi kugira ngo
agire icyo abivugaho. Nibwo yavuze ko bahisemo gukoresha drone, kandi drone zikaba zikoreshwa aho abamotari baparika, kubera ko aho abamotari ngo baparika niho biba byoroshye kubona amakosa bakoze. Noneho izi drone rero aho abamotari baparika zikaba zifata amashusho y'aho umumotari yaparitse nabi cyangwa se umumotari yabangamiye abandi, ko aho abamotari baparika baba ari benshi cyane. Nibyo yabashije gutangaza, kandi ko drone zifata amashusho ndetse n'ibimenyetso byo mu muhanda, aho drone rero zikora ko zidashobora kurenganya abantu. Ubwo rero impungenge abamotari bari bafite ni uko zakemuwe, kandi ko nta mumotari uzongera kubangamirwa ndetse ngo abe yagira impungenge nyinshi, kuko abamotari ni abantu bakunda kurekanama cyane, kandi ni abantu bafitiye igihugu akamaro cyane, nk'uko umukuru wa polisi Namuhoranye yabivuze. Ni abantu bafitiye igihugu akamaro cyane, kuko usanga abantu benshi bari mu gihugu bakunda kugenda kuri moto, ari ku manywa ari na nijoro. Moto zorohereza abantu akazi ndetse zikaborohera mu ngendo. Ubwo rero abamotari ibibazo bari bamaze igihe bafite, nibura nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabyumvishe ndetse arabikemura, ndetse hari n'ubundi buryo bwabonetse ko ibibazo bikemurwamo, kuko harimo nk'uko abapolisi basigaye bambara kamera bari mu muhanda. Abapolisi baba mu muhanda, bakorera mu muhanda, basigaye bambara kamera kugira ngo byorohereze nabwo imikoreshereze yabo ndetse n'abagenzi, kuko buriya kamera akenshi ntabwo kamera wayibeshya. Abantu babeshya abantu bagahakana ibintu, ariko buriya ntabwo kamera zijya zibeshya, zerekana ukuri kuko ibintu byagenze, keretse wenda habayeho ikindi kibazo, wenda kamera ikaba yapfuye cyangwa se yagize ikindi kibazo, ariko ubundi kamera yerekana ukuri kuko ibintu byagenze. Ikiterekana ni ibirimo wenda mu mutima, ariko ibyakozwe n'ibyagaragaye kamera ibasha kubyerekana neza. Abamotari rero ubu rwose tuvugana bari mu byishimo byinshi, kandi twizera neza ko impanuka nyinshi zakorwaga ziturutse ku bamotari ziri bugabanuke, cyane cyane ko ubu bashyizeho uburyo bwo kujya bakontorora abamotari ndetse bagatanga amanota, kugira ngo abamotari bitwara nabi cyangwa se abadafite perimi cyangwa se abatazi gutwara neza mu muhanda n'abari indisipurine babashe gukontororwa batanga amanota, ko bazajya batanga amanota kuri 15, uwagize hasi ya 15 kugeza kuri 7 bazajya bamuha warning cyangwa se bamubwire bati, bamukosore bati ibi ntabwo bikwiye, ongera gerageza wongere, hanyuma nibyanga babe bamwaka perimi ye igihe cy'umwaka ari kwisuzuma yisubiraho. Murumva rero impamvu icyo cyemezo cyafashwe ni ukubera ko abamotari bamwe na bamwe bashyirwagaho amakosa